nze ngusabire imigisha ivuye ku Mana. Nyagasani, uyu muntu ugiye kohereza amadolari 20, 30 akayoherereza umuntu uri mu nkambi, uri mu bitaro, urwaye, ukennye, uzamuha imigisha, uyu mwaka uzamubere mwiza. Ubu butumwa bwiza turi koherezanya hagati yacu tubikore iteka ryose, bijye bihora ari uku dukundana nk'uku nguku. Zamukushi tuzisige muri 24, kugambana kunegurana tuzisige muri 24, twinjire muri 25 turi smart, turi clean, turi clear. Harabaraye mu bitaramo bro, ntabwo nifuza ko ugira DUI kubera uyu munsi. Uyu munsi numwe mu minsi 360 isigaye. Niba iri joro rikeye amahoro, wihangane n'uyu munsi wira amahoro, n'ejo bucya ndi mahoro. Rwose ndabibasabye rubyiruko, mu enjoying responsibly, mugire ibirori byiza ariko kandi munitwararika kugira ngo bitabasiga iheru mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amadolari 20 muri gupfusha ubusa mukayagura ibyo kumena, amayoga yo kumena, muziko hari abantu bayakeneye. This is important for all of us, without exception. There is no peace for some and not for others. We all need the same peace. We will continue to stand for historical clarity regarding our situation, and we will never accept to be painted as something we are not. Iya mbere z'ukwa mbere 2025, amahoro y'Imana bane nawe. Benshi ntabwo bawugezemo, twebwe twawugezemo. Dushimira Imana Nyagasani, dushimira Imana Nyagasani kuko tutawugezemo amahoro. Hari benshi batawugezemo. Tukaba tugejeje aya magingo, kandi nubwo uratashe, twongere twishime tunezerwe, dushimire Imana iduhagaritse. Tukaba tugejeje aya magingo, najya mbandaze kumwe turame nabo si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka. Ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe, nabo si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka. Twe turenzeho twidagadure, tubwira abitije ubuzima. Twe turenzeho twidagadure, tubwira abitije ubuzima. Ni korali abatwaramucyo twatangiranye na orchestre Mara, ariko reka tuve muri biriya tuze muri gospel. Tugezemo dusaba Imana kudufasha kuzagira amahoro n'umutekano. Tugezemo
amakuru yanyu uyu mwaka mutangiye mute aho muherereye? Twe tuwutangiye neza nuko nguko tuje ariko dushima Imana ko itwemereye twadupfundikiye 24 tukinjira muri 25. Kuri nge ndamahoro, wowe bimeze bite? Hari uwabarwaye yabuzuwe 2024 imusize iheru 2024 imusize mu bitaro. Uyu mwaka 25 uwo mwaka wo gukira, uwo mwaka wo guhembuka, uwo mwaka wo kugira imigisha ituruka ku Mana, uwo mwaka Imana izaturinda bimpanuka, uburwayi, gupfusha no gupfa, ibyo byose Uwiteka azabiturinde. Ubutumwa bwanyu ni bwinshi haba mu magurupe duhuriramo cyangwa se n'uburi DM. Ubutumwa buhita buza direct bugaturuka kuri ntuza bukaza kuri ntuza mwabwandikiranye. Umva reka mbabwire, niba byatewe nuko ari ku iterambere ritugize, niba bigenda byorohera abantu, reka mbabwize ukuri, uyu mwaka abantu berekanye urukundo rurenze urwo berekanye mu myaka yose yashize. Tuzagira urukundo uyu mwaka, mwabyerekanye uyu mwaka, urukundo mwabwerekanye. Dusaba Imana urwo rukundo twerekanye hagati yacu mu miryango ruzahoreho iteka ryose, atari urukundo rwo kuri Noheli no kuri Christmas gusa, ahubwo abari urukundo ruzahoraho iteka ryose. Uyu munsi nabonye byagenze neza, ariko ntabwo ari hose. Satani ni umugome, aba nabi. Nabonye hari aho bitagenze neza, ahitwa Louisiana. Reka ndebe ko iyi nkuru nyibona. New Orleans muri Louisiana, abantu 10 bishwe n'itraka. Umuntu wari utwaye pickup truck yagiye yiyahura mu bantu, arabarimbagura. Abantu 10 bahasize ubuzima, 30 barakomereka. Bari bari mu birori byo kwinjira mu mwaka mushya, basezera undi mwaka. Byabaye hagana saa 4 z'ijoro ku isaha ya Central Time. No kuvuga ngo niyo saha ya Louisiana. Louisiana ifite umujyi witwa Baton Rouge. Iyi niyo leta zunze ubumwe za Amerika yaguze ku gihugu cy'Ubufaransa. Abantu mujya muri citizenship test, kino kibazo barakibabaza, barabaza ngo ni iyihe leta Amerika yaguze ku gihugu cy'Ubufaransa. Iyo leta yitwa Louisiana, hanyuma ikagira umujyi witwa Baton Rouge cyangwa se inkoni itukura. Murumva ko n'umujyi wayo mukuru ari Igifaransa. Niyo leta ivugamo ururimi rw'Igifaransa cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika, yitwa Baton Rouge cyangwa se umujyi witwa Baton Rouge cyangwa se leta yitwa Louisiana. Ahantu rero uyu munsi umwanzi yabakomye mu nkokora, bizihije iminsi mikuru mu marira. Hanyuma nabonye perezida wa Amerika bamuvumiye ku gahera. Perezida mvuga ni perezida uriho, ntabwo ari president elect yitwa Donald Trump. Uyu rero uriho uyu munsi, outgoing president cyangwa se perezida urimo agenda usigaje ibyumweru bikeya ngo agende, yitwa Joe Biden. Nabonye bamuvumiye ku gahera, bati ibyago birabaye mu gihugu, abantu 10 barapfuye, 30 bagiye mu bitaro. Uje wiyandikishwa utuntu twa Happy New Year, utwo tuntu bati rwose ntabwo tubyumva. President Joe Biden is being criticized for his tone deaf for response after an overnight tragedy that left 10 dead and 30 others injured at New Orleans New Year's Eve celebration. Biden's first post on Twitter in 2025 was a simple message: Happy New Year, folks. Ibi nibyo bashingiyeho bavuga bati mu gihugu cyagize ibyago nk'ibi ngibi ntago hakabaye zubwira abantu ngo Happy New Year gusa,
ukigendera, ariko uriya ngira ngo nawe ari kwivana mu mwanya wo kuba perezida kugira ngo atazasezera cyangwa se batazamusimbura cyumva ko ari perezida. Ngayo nguko Abanyaruiziyana mwihangane kandi Uwiteka bakomeze, Uwiteka dufashe tuzagira amahoro n'umutekano muri 2025. Ubushize nababwiye ngo hari ibihugu bifite kalendari itandukanye n'iyacu. Mu gihe turi kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, hari abandi bari mu mpeshyi z'ukwa karindwi bafite kalendari zitandukanye n'izacu. Abo ngabo rero namwe ibihe byiza aho muherereye. Hanyuma nabonye Abanyamerika uyu munsi ntacyo babwiye. Abanyafurika twabyegereje umutima cyane, Abanyafurika twizihiza Ubunani cyane, ariko na Noheli turayizihiza. Ariko Abanyamerika, ubwo ndavuga aho mperereye muri leta ndimo ya Kentucky, nabonye bo rwose uyu munsi akazi ni akazi gasanzwe, abantu bibereye mu kazi, amasitore arafunguye, amadepo aho bagurira ibintu arafunguye, amaresitora arafunguye, ariko kuri Noheli uyu munsi byari ibicika, ntaho wari bugire icyo ubona, kubera ko Abanyamerika ni abakristo cyane. Ibi by'umunsi mukuru w'umwaka Noheli niyo yizihiza, naho Ubunani babigendamo gakeya. Ubutumwa rero bwiza nakomeje kubona abavandimwe bohererezanya ni ubutumwa bw'umwaka mushya. Ba Noheli, muka Noheli, namwe happy birthday, isabukuru nziza kuri mwebwe ba Noheli na ba muka Noheli. Oye, ndabivanze, ba Bunani na ba muka Bunani. Ba muka Noheli ni umwaka ushize. Yes, ni umwaka ushize, ntabwo nibeshye. Buriya hari akabazo bajyaga babaza ngo ari hagati y'Ubunani na Noheli niki kiza mbere, kandi wasanga muzi ko Noheli iza mbere y'Ubunani. Oya, ni ukuvuga ngo Noheli iza nyuma y'Ubunani. Uyu munsi rero benshi mufite itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, haba byaba biri riyo cyangwa se niba ari fake, kuko hari abantu bajyaga babaza ngo tubwira amazina y'umwana wawe, akarivugira aho ngaho, wenda ntaryo yari yaramuhaye cyangwa yaba afite izina ry'igenurano agahita amubatiza ako kanya. Itariki yavutseho ni ryari, tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, agashyiraho umwaka. Abenshi mufite amatariki ya birthday abiri, hari ayo mwihimbiye kugira ngo mujye muyaselebratingiraho isabukuru yanyu, hakaba n'andi ari mu byangombwa. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, mwese mwavutse icyo gihe, happy birthday, isabukuru nziza, kandi uyu mwaka uzababere umwaka w'ibyishimo. Hanyuma nari nkiri muri introduction, intro ko yabaye ndende, nuko harimo n'indirimbo, ariko nuko harimo n'indirimbo. Iminsi iri kwihuta irashyikiriza kugaruka kwa Yesu ku bakristo mu babyemera. Iminsi iragenda isatira iherezo ry'isi. Hanyuma rero mwitegure, dore ibyahanuwe birimo birasohora, Umukiza agiye kugaruka nibo byemera. Hari abaraye mu bitaramo, bro, ntabwo nifuza ko ugira DUI kubera uyu munsi. Uyu munsi ni umwe mu minsi 360 isigaye. Niba iri joro rikeye amahoro, wihangane n'uyu munsi wira amahoro, n'ejo bucya ndi mahoro. Rwose ndabibasabye rubyiruko, DUI iraryana, DUI iraryana. Uyu mwaka ntabwo ari uwo guspendinga ngo tuyamare, tuyamare nyaboneka. Nyuma y'iminsi mikuru ubuzima burakomeza. I Kigali mumeze mute? The Ben ari kubaha show muri uyu mwaka turimo kuvugana, New Year's Groove Award, Groove Concert, ibintu nk'ibyo sinzi, reka nze ndebe ntabyibeshyaho. Ikizwi cyo nuko The Ben uyu munsi yabaye igitaramo kandi mukaba mumerewe neza. Ni enjoying kandi responsibly.
inzoga ntabwo ari nziza, rubyiruko ni ibiyobyabwenge. Mu Rwanda ho nta miyaga, umupolisi araguhagarika akakubwira ngo huhamo, ugahuha. Iyo uhushye arakubwira ati parika ku ruhande. Ariko nabonye hari igihe nari nagiye mu Rwanda, hariho nabonye bahagaritse azi ko yagasomyeho, amaguru yabangira ingata. Bavuga ati aho kugira ngo bamfate bamfunge bampe DUI, sinzi niko bayita DUI mu Rwanda, ahubwo nzaburana icyitwa kwirukanka no gusuzugura amategeko, arirukankira. Ariko ibyo ntabwo ari byiza, ubwo buryo ntabwo ari bwo uburyo bwiza. Nuko niba wananiwe kwifata gatwara ukanywera iwawe, cyangwa se ugatumizeho bakakuzanira bakaderivaringa iwawe, ugasome nurangiza uryame. Kandi niba unasinze ntusindire abandi. Ariko ibyiza ni ukutanywa, abantu tukabasoba tukishima, itubyukane hangover. Ubwo ndabwira abandi bantu, abakristo mwebwe ibi ntabwo bibareba, mwebwe ntabwo mujya murebaho, ndabizi. Nuko mbona abakristo mvuze ntabwo ari nk'abakristo gatolika bunyambona bagasomaho, hari n'abajyaga bitwa ngo gasoma gake. Rero abo mbwira ni babandi mukanywa kandi n'amahame y'ibyo mwemera atabyemera. Perezida Trump nawe yagize icyo avuga kuri uyu munsi, ariko we mu byo yibanzeho nka president elect cyangwa se perezida watowe ugiye kwinjira muri Maison Blanche cyangwa se White House, yivugiye ibirebana na politike y'isi. Yakomoje ku bibazo bya Ukraine n'Uburusiya, avuga ibirebana n'amahoro ku isi. Nimukenera kujya kureba ubutumwa bwa Trump mugende mu burebe. Hanyuma i Rwanda ni ya proximity nyambabwira, umukuru w'u Rwanda nawe yifurije abanyarwanda umwaka mushya. Reka numve ko ubutumwa bwumvikana neza. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri, Banyarwanda, inshuti z'u Rwanda, sinzi niba muraho. Njyewe n'umuryango wanjye tubifurije mwese umwaka mushya w'ibyishimo n'uburumbuke. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 twibutse ku nshuro ya 30, ari nayo imyaka ihise Jenoside yakorewe Abatutsi baye. Twijije kandi kwibohora kw'igihugu cyacu. Ibyo byombi bitwibutsa aho twavuye n'aho tugeze, biturutse ku ntego duhuriyeho twese yo gutera imbere no kwiyubaka. Reka rero twese hamwe dukomeze muri iyi nzira. Amatora aheruka yagenze neza, yongera gushimangira icyizere abanyarwanda bafitiye. Ubu ni ubutumwa umukuru w'u Rwanda yatanze burebana n'aho abanyarwanda bavuye n'aho berekeza, ariko hari aho yageze akomoza ku mutekano. Ageze aho ngaho ubutumwa abushyira mu rundi rurimi. I want to assure you that Rwanda's security and sovereignty will always be fully protected by all means necessary. Shortcuts and temporary fixes cannot resolve this issue. There has to be a comprehensive solution that deals with root causes in the medium and long term, which should guarantee lasting peace for all the peoples of our region. This is important for all of us, without exception. There is no peace for some and not for others. We all need the same peace. We will continue to stand for historical clarity regarding our situation, and we will never accept to be painted as something we are not. Iterambere ry'u Rwanda rishingiye ati there is no peace for some and no peace for others. Ubu ni ubutumwa bw'umukuru w'u Rwanda cyangwa se umukuru w'igihugu.
ati nta mahoro yagenewe bamwe ngo abandi be kuyagira, atari ku mutekano w'u Rwanda, w'igihugu cy'u Rwanda uradadiye. Ati inzira z'ubusamo ntizakemura ikibazo. Inzira z'ubusamo ntizakemura ikibazo, birakwiye ko habaho ibisubizo birambye bikemura ikibazo bishingiye ku mizi, root causes, bigatanga icyizere cy'amahoro arambye ku baturage bose n'abakarere. Ibi ni ingenzi kuri twese, nta mahoro kuri bamwe ntabe ku bandi, twese dukeneye amahoro. Ubu ni ubutumwa bw'umusaza perezida w'u Rwanda PK cyangwa se Paul Kagame. Yavuze kandi ko u Rwanda rwiteze byinshi ku rubyiruko, uruhare rwabo mu bikorwa biteza imbere igihugu ku buryo bigera aho igihugu kigeraho kitigeze kugera. Ati tubatezeho kugeza u Rwanda ku yindi ntera irenze naho twigeze dutekereza. Mujye muzirikana ubushobozi, ko dufite ubushobozi bwo kwigenera ahazaza hacu twifuza ahandi kandi hadukwiriye. Ariko aho yatinze cyane, umuntu ashobora kwibaza ngo kubera iki yageze ku birebana n'umutekano w'akarere agaswitchinga agashyira mu rundi rurimi. Birumvikana yabwiraga abandi bo mu bindi bihugu batumva ikirimi cyangwa se ururimi rw'ikinyarwanda. Iyi nkuru yo ku gihe.com iti umwaka wa 2024 waranzwe n'ubwumvikane buke hagati y'u Rwanda n'ibihugu birimo Burundi na Congo DRC ndetse n'ibibazo by'umutekano mu karere. Perezida ati yavuze ko nubwo mu nkengero z'umupaka w'u Rwanda n'ibihugu bituranye hakunze kugaragara umwuka mubi, nta kintu na kimwe kizahungabanya umutekano w'igihugu. Niko yabivuze. Hanyuma ariko yanavuze no ku bantu bahitanwe n'icyorezo cya Marburg. Ati twifatanije n'imiryango yanyu, imiryango yabo, twifatanyije imiryango y'abagize ibyago y'abahitanwe n'iyi Marburg. Ubwo ubutumwa bw'umukuru w'u Rwanda. Indi nkuru nabonye yavuzwe cyane muri iki cyumweru by'umwihariko ni abantu bahitanwe n'indege barenga 170 muri South Korea. Reka nze ndebe plane crash, South Korea plane crash. Katurebe hano, ndabona inkuru yagiye ibona izindi update. Abantu 179 bahitanywe n'indege, baguye mu mpanuka y'indege. Nabonye n'abakuru benshi b'ibihugu bagiye babikomozaho, ariko by'umwihariko abadventiste nabo bavuze ko babajwe cyane n'iyi mpanuka yaguyemo abizera cyangwa se abakristo, abayoboke b'itorero rya Adventiste ku isi. Muri bo nabonye n'umuyobozi wabo Ted Wilson nawe yabikomojeho. Reka noneho tujye muri bwa butumwa bwanyu nabonye benshi bagiye bandikirana mu magurupe atandukanye. Niho nahereye. Ubu butumwa bugiye buhoraho kandi bukomeze, yaboneka abantu bagiye bagaragarizanya urukundo mu bihe byose. Navugaga nti uyu mwaka wa 2025 niba ari ukuzanye iterambere rihambaye mu birebana n'ikoranabuhanga, ariko abantu bahanye ubutumwa bwiza rwose kandi bukwiriye kujya buhoraho iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Nejwe no kubasuhuza no kwifatanya namwe mu gushimira Imana kubwo burinzi bwayo. Mboneyeho kubifuriza hamwe n'umuryango wanyu umwaka mushya muhire. Thank you so much Jire Mukunzi, mushiti wanjye ukunda kuba muri Mexique ariko ubarizwa muri leta ya Michigan Grand Rapids. Raj Mukunzi yanyandikiye ubutumwa bwiza rwose kandi yabuhaye n'abandi. Abari guforwardinga n'abari kujya mu textinga mukiyandikira mugafata umwanya mukandika, mwese ubutumwa bwanyu ni bwiza, ubutumwa bw'amahoro bwo kwifurizanya ibyiza. Aje nibigitwa innovation, noneho abantu baragenda barandika rwose, bakora utuntu turyoshye two kwinjiza abantu muri 2025. Katurebe ariko nyuma y'ahangaha, nyuma yuko mva mu kiganiro hari ikintu ndibuze ko basaba kandi munyemerere mu gikore. Reka manze ngi Burundi. I Burundi perezida w'u Burundi nawe nabonye ejo byari ibintu bimeze neza, bari bafite n'uyu munsi
Hayuri nabonye we n'umutambukanyi we cyangwa se umukenyezi we bafashe ibendera ry'igihugu barirambuye, hanyuma ngo niba ari izuba ryagize rite sinzi ukuntu nabonye babyandika. Iyi tweet ndayibona reka nze ndebe, ntago nyibona ariko naho barimo bizihiza umwaka mushya, nabonye naho byari bimeze neza. Hanyuma bwa butumwa bundi nabonaga mu kanya, amafoto ni meza, nabonye abantu bagiye boherezanya amafoto, abantu bagapostinga, mujye muhora mupostinga n'abavandimwe. Happy New Year 2025. Iyi ni imiryango itandukanye yifurizanya ibyiza. Amakonseri ahari muri uyu munsi ni menshi, ibitaramo ni byinshi hirya no hino, ariko rwose mbasabe abantu mu enjoying responsibly, mugire ibirori byiza ariko kandi munitwararika kugira ngo bitabasiga iheru mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka nsoze ikiganiro, nta topic nabateguriye, just naje kugira ngo tuganire ukuntu musa, ukuntu mwinjiye muri uyu mwaka, no kubabwira uko hirya no hino byaramutse nuko byiriwe guhera ku munsi w'ejo kugera ubu ngubu tuvugana. Reka mbabwira akantu kamwe, mwari muzi ko amadolari 20, amadolari 30 muri gupfusha ubusa mukayagura ibyo kumena, amayoga yo kumena, muzi ko hari abantu bayakeneye. Uyu munsi umutumiye idolari 20, wowe ntabwo wazirya n'umunsi, ariko we yazirya icyumweru. Mwari muzi ko hari abantu bakennye, baburaye, babwiriwe mwe muri kumena ibyo mwabonye, kandi twese tunganya uburenganzira ko Imana yatanze ayo mahirwe. Mwari muzi ko ufashe amadolari 30 ukayoherereza umuryango w'abantu bamerewe nabi, bakuwe mu byabo n'intambara, bari mu nkambi z'impunzi, ukayohereza umuturage w'inyaruguru wakennye, ukayohereza ibitaro cyangwa se ukayohereza kuri gereza, ukavuga uti muyahereze muyagaburiremo umuntu ushonje ko bitaro. Reka mvuge ibitaro wenda gereza nzireke. Uzi ko waba ukoreye Imana ukaba ukoze igikorwa gikomeye cyane. Uzi ko hari abantu batunzwe n'amadolari 5 ku kwezi, kandi wowe 5 uyamena ukayapfusha ubuze ukayajugunya. Reka mbabwire, mugire imbabazi muri iyi minsi mikuru. Niba bitarashobotse ko ugira abantu ugusha neza, ublessinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wabikora uyu munsi kandi Imana ikaguha umugisha. Reka ngusabe muvandimwe, wowe wizihiza umunsi mukuru, wishimiye ibyo urimo byose, gucelebratinga neza no gucelebratinga ukorera imigisha iva ku Mana. Ugafata udufaranga dukeya, just $20 bro, 20 cyangwa 30, simvuze 50, ariko nayo yatanze, waba ukoze igikorwa gikomeye cyane, ukishimana n'abishima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwishimane n'abishima, mubabarane n'abababara. My friend, waruzi ko amadolari 20, aya 20-30 wanezeza umuntu kandi ugakorera Imana? Reka mbabwire, uzi ko hari ibyago bitugeraho cyangwa se amakuba bitewe nuko tutari kugira icyo dukorera abandi. Imana ikakureba wayakoreye, wayavunikiye, yakuvunye, ukagenda ukayapfusha ubusa, warangiza ukaza wasinze. Uzi ko ari igihe Imana tureka tugakora n'amaksida n'ibibazo bitewe nuko tutari kugira impact ku bandi. Uzi ko amadolari 30 yatuma abantu barya, umuryango uri muri shitingi, umuryango uri mu bitaro. Reka mbabwire, ibyo twaba turi gukora byose, izi celebration twahereye kuri Noheli, abantu barya, banywa, bamena, bagira bate, ariko uyu munsi ntabwo nkubwiye ngo yoherereza umuntu nkubwiye. Reba mu bantu muziranye, umuntu utaravugisha na rimwe cyangwa se wanibagiwe, ariko hera no kuri wundi waguhamagaye ukamuboroka cyangwa se ukamubwira ngo ndaguhamagara ntumuhamagare. Abo bantu baradukeneye. Mwebwe muri ibi bihugu biteye imbere bifite amafaranga mukora, igomwa amadolari 30. Ndagusabye, ndagutakambiye, ndaguhendahenze, korera Imana, ufata amadolari 30 cyangwa 20. Nurenzaho urabugize neza cyane.
woherereza abantu bamerewe nabi batazi uko iminsi mikuru isa, wohereza abantu bari mu bitaro barwaje, hari indembe z'amakanseri, hari ababuze ubuvuzi, hari abari mu makambi noneho bo ngo bashyizeho n'imyaka ko bari mu makambi, ngo waba urwaye indwara runaka kubera ko imyaka yawe igiye hejuru ukaba wakwima ubuvuzi. You can do that. You can bless someone, kandi nuhesha umuntu umugisha ugatuma arya, ugatuma ararira, nawe ibigega byawe biziyongera. Mu migisha tubona hari ibintu babyirengagiza, you take it for granted, ariko hari imigisha tubona kubera ko twagize neza, twatumye abandi bamwenyura bakanezerwa. Wakwemera ugatanga amadolari 20 cyangwa 30 cyangwa 50 cyangwa se 100, hanyuma ugakora surprise. Musanzwe muyatanga, reka simba cireho iteka, murayatanga ariko muyahereza wenda abantu bamwe na bamwe. Uyu munsi wayahereza umuntu udasanzwe, uwuzi ukennye, ubabaye, murabazi mwese. Reka dukorere uwo mugisha, twifuriza abantu umwaka mushya muhire. Mu yindi minsi tuba turi busy, ariko uyu munsi ubwo twaronse tukaba turi kurya ku yacu, reka dusangire n'abandi, twohereza abantu nka 2 cyangwa 1, hanyuma ubabwira uti mbaguriye kawunga cyangwa mbaguriye umuceri, mbaguriye agafuka k'umuceri. Nukora iki gikorwa Imana iraguha umugisha uyu mwaka. Reka nze ngusabire imigisha ivuye ku Mana. Nyagasani, uyu muntu ugiye kohereza amadolari 20, 30 akayoherereza umuntu uri mu nkambi, uri mu bitaro, urwaye, ukennye, uzamuha imigisha uyu mwaka, uzamubere mwiza. Ndabigusabye umutoranye mu bantu muziranye, hanyuma ukorere uwo mugisha. Ikimana yadushyiriyeho ntago ari ukurya ibyacu ngo tuvuyarare tumeneke, oya, iby'Imana yaduhaye ni inguzanyo, ni ntizo. It's a blessing mu gihe turi ku isi, ariko igihe kiragera tukabisiga, bagasigara babirwaniramo twarabivunikiye. Ubwo hari abantu basinziriye bafite byinshi ariko barabitaye. Wowe rero ukiri muzima, my friend, wowe ukurikiye iki kiganiro, reka ngusabe, mbaye serious cyane, natangiye ndi ku entertaining ariko mbaye serious mo gakeya. Reka ngusabe mbabarira please, ohereza amadolari 30 yonyine, yohereze umuntu ararire, yoherereza umuntu ararire uyu munsi by'umwihariko. Reka nsoze rero mbifuriza umwaka mushya muhire, murakoze gukorera iyo migisha. Reka nsoze mbifuriza umwaka mushya muhire, uzababere wo gutera imbere, uzababere uw'amahoro, uzababere umwaka ubarinda gereza, ubarinda accident, ubarinda DUI, umwaka wo kutagira n'ibibazo na leta, twibye imisoro ya leta. Uzatubera umwaka mwiza, uzahahe muronke. Mbifuriza tugezemo, usaba Imana kudufasha, tuzagira urukundo tukageza ukuri. Imana ibaho umugisha mwese mwakurikiye ikiganiro. Ariko mu nshamake ndavuze nti ubu butumwa bwiza turi koherezanya hagati yacu tubikore iteka ryose, bijye bihora ari uku dukundana nk'uku nguku. Zamukushi tuzisige muri 24, kugambana kunegurana tuzisige muri 24, twinjire muri 25 turi smart, turi clean, turi clear. Hanyuma ikindi mbabwiye mu celebrating n'amagambo 3 ndi gusoreza. Irya mbere nuko bifuriza ibiza muri 25, ibibi byose bisigaye muri 24. Hanyuma icya kabiri, enjoy responsibly, don't drink and drive, mube smart. Ukeneye kunywa agende anywere muwe, ubishobora bireke, kunezerwa ntago ari ngombwa gusinda. Irya gatatu, can you bless someone with $20? Ibyo bitatu nibyo byari binzanye, ariko nabaye na update zaho isi igeze, ibyavuzwe mu karere, mu bihugu tubamo, ibyo byose nababwiyeho mu nshamake. Ariko ibyo musigarana cyane nibyo bitatu, ibi bitubisige muri 24, 25 twinjiremo tunezerewe kandi duhoranira urukundo. Icya gatatu, ohereza umuntu 20
cyangwa 30. Imana iraguha umugisha kandi ikubiye 770. Thank you so much. Imana ibarebe neza kandi baha umugisha. Nitwa Innocent Gasabato. Ikindi ntababwiye niba utarakora subscribe bigutwaye iki kubikora. You can do it. Nanjye rabo blessings in one or another way. Nanjye rabo mesheje umugisha n'ubinkorera kuko ndabigusabye. Ntabwo mbigusaba nuko nzi icyo bimariye. Bikore gutwara iki. Akoze rero Imana ibarinde. Ciao ciao, shalom. Bye bye, thank you.